Neza nshuti zanjye n'ikaze kandi karibu kuri YouTube channel Dr. Gasangwa Patrick. Aka kanya tugiye kuganira ku kibazo gikomeye gikunze kubaho mu gihe cyo kubyara. Ese byagenda gute iyo uruhinja ruvutse ntirurire? Bigiyeho ku ruhinja ruvuka ntirurire. Birashoboka ko warigeze ubyara umwana yakavuka ntari. Ukibaza se byagenze bite? Ababyeyi benshi baribaza bati ese uruhinja ruvutse ntirurire biba ari ikibazo gikomeye? Ese ni ibisanzwe ko hari igihe umwana avuka ntarire? Ibi nawe wabyibaza. Ese iyo bibayeho umwana akavuka ntarire ni iki abaganga bakora kugira ngo babashe gufasha uwo mwana? Ese kurira ku ruhinja bifite akahe kamaro cyangwa byerekana iki? Iki kibazo ndibaza wowe uteganya kubyara, ikibazo urakibaza. Wowe wabyaye umwana we ntarire, ikibazo urakibaza. Hari ibyo wabonye, hari ubuhamya ufite, wabaduka twandikira muri comment ibyabaye ku mwana wawe nyuma ya kugira ngo n'abandi babyeyi basobanukirwe. Ariko by'umwihariko niba ushaka kubona video nyinshi zo ku buzima, kanda subscribe kuri YouTube channel Dr. Gasangwa Patrick, hatazagira video n'imwe igucika. Reka rero tubanze tumenye impamvu uruhinja rurira nyuma yo kuvuka. Ubundi iyo uruhinja ruvutse rurarira, bigaragaza ko iyo rurize biba byerekana ko ibihaha byafungutse neza, twatangiye guhumeka. Kurira rero bituma umwuka winjira mu bihaha, umwana agatangira guhumeka. Bivuze ko umwana wavutse ntarire ntabwo aba yahumetse. Amarira rero ku ruhinja rukimara kuvuka ni ikimenyetso cy'uko ubwonko bw'umwana burimo gukora neza. Bivuze ko mwana utarize ubwonko bwe ntabwo burimo gukora. Kurira kandi bituma amaraso atembera neza mu mubiri wose w'uruhinja rumaze kuvuka. Nimba uruhinja ruvutse nturire, bivuze ko n'amaraso ntabwo arimo gutembera neza. Niba rero umwana yavutse ntarire, bishobora gusobanura ko umwuka utinjiye uko bikwiye mu mubiri we, bityo ko atarimo guhumeka. Impamvu rero uruhinja rushobora kutarira, hari impamvu nyinshi zishobora gutuma uruhinja ruvuka ntirurire. Wowe mubyeyi uteganya kubyara ukwiye kuzimenya, ndetse n'abandi bakaba bazimenya. Icya mbere, impamvu uruhinja rushobora kuvuka ntirurire bishobora kuba ibihaha bitarafunguka neza, tubyita delayed lung expansion. Ikindi, rushobora kugira ibibazo by'umwuka nk'amazi cyangwa se ururenda biba biri mu bihaha, cyangwa mize ya myanda y'amazi menshi cyangwa se meconium. Ikindi, kugira ibibazo by'amaraso cyangwa ubwonko. Aha ni cya gihe umwana yavutse ananiwe. Akenshi uzasanga abana bavutse bananiwe ntabwo bavuka ngo bahite barira ako kanya, batinda kurira. Kurya n'igihe usanga umubyeyi yarinze ataha umwana yamusezera mu bitaro atararira ngo umve umwana arari. Umwana aba yavutse ananiwe, aba yarangiritse ubwonko. Bivuze ko hari ibintu byinshi atazakora abandi bana bakora, nko kwicara ku gihe, kuvuga, kugenda n'ibindi. Ku mwana rero yavukanye igihe kituzuye nabyo bishobora kuba impamvu yo kuvuka ntari, nayo twita prematurity. Ikindi, gukoresha imiti cyangwa se anesthesi ku mubyeyi mbere yo kubyara. Bivuga ngo uriya umubyeyi watewe ikinya kimusinziriza umubiri wose, cyita ikinya generali, nubwo kidagikunze gukoresha cyane, ariko igihe gikoreshwa iyo ubuzima bw'umubyeyi buri mu kaga. Akenshi hari igihe n'umwana ikinya kimugeraho, bityo nawe ntabashe kurira kubera ikinya cyamusinziriza. Hari n'indwara z'ubwonko cyangwa se ubuzima rusange bishobora gutuma umwana atarira. Si buri gihe ariko kutarira k'umwana wavutse ari ikimenyetso cy'urupfu, ariko ni ibintu bisaba kwitaho ako kanya. Icyo rero abaganga bakora iyo umwana avutse ntarire, icyo dukora iki? Hari icyo twita Apgar score mu minota ya mbere 5 dukora, kitwereka kutareba ko umwana nimba ari icyo bivuze. Ikindi, abaganga tugomba gufasha guhometsa uwo mwana uko bishoboka mu kanya gashoboka. Mpamvu uzasanga umwana nimba avutse muganga baramustimira, amuhanaguza igitambaro cyangwa se n'ikindi kintu mu mugongo cyane cyane. Ikindi, akaba mupompa umwuka ku munwa kugira ngo abashe kuba umwuka musimire guhumeka. Rero muganga ikindi agomba kwihutira gukora kibanze ni ugusukura mu mazuru y'umwana. Hari igihe bafunze, harimo amazi, harimo ibisekeresiyo byinshi, byose bishobora gufunga amazuru bigatuma umwuka utinjira, ndetse no mu kanwa. Muganga rero agomba gukora urenda mu kanwa no mu mazuru, guha umwuka umwana stimulation kugira ngo arire, gukoresha imashini zifasha umwuka, gutanga umwuka nyine wiyongera oxygen mubika ni ingenzi. Niba bikomeye ashobora no kumushyira ku mashini imuhumeka twita ventilator machine, ariko ibi byose bikorwa ku buryo bwihuse mu minota mike cyane. Kuko ukundi buri umwana uvutse umunota wa mbere akaba ushira yarize. Umwana ugejeje iminota 5 atararira ni ikibazo. Rero ugeze ku minota 10 atararira bivuze ko ubwonko bwarangije kwangirika. Mpamvu umuganga agomba kubikora bino byose vuba kugira ngo arebe ko umwana yarira vuba agahumeka byihuse kugira ngo ubwonko bwe butangirike. Ibimenyetso byo kwitaraho ku ruhinja rutigeze rurira: umwana usa n'udafite imbaraga aba ari ikibazo. Uruhu rufite ibara ry'ubururu aba ari ikibazo ku mwana wavutse ntarire. Kudatera ku mutima neza aba ari ikibazo ku mwana wavutse ntarire. Ikindi,
zunguza intoki n'ibirenge. Ibi byose ni ibimenyetso bihari, abaganga batangira guhita bakora gufasha umwana cyangwa tubyita resuscitation mu buryo bwihuse. Icyo bishobora kuvamo niba bititabwaho neza: ibibazo by'ubwonko kubera kubura umwuka, indwara z'ibihe byose zo kutagira imbaraga mu mubiri, indwara zo mu bihaha, urupfu ku ruhinja niba byakomeye cyane. Uko rero ababyeyi bakwitegura nuko bakwiye kumenya ibi ngibi: kubyarira ahantu hari abaganga bafite ibikoresho bihagije byo kwita ku mwana wavutse ntari, gusuzumisha umwana kenshi kuko hano muganga ashobora kumenya niba umwana afite ikibazo kugira ngo navuka azafashwe, kugira amakuru ku bitaro bifite ahantu hari icyo bita neonatal resuscitation, handi bafasha akana kavutse gafite ibibazo, kavutse kananiwe, kavutse igihe kitageze, kuganira n'umuganga mbere y'igihe ku mpungenge waba ufite z'uko wenda umwana yashobora kuvuka ntarire cyangwa afite ibindi bibazo. Icyo navuga rero dusoza, navuga nti iyo uruhinja ruvutse ntirurire si igihano, si ikimenyetso cy'uko byose birangiye, ahubwo ni ikimenyetso cyo kwitabwaho byihuse n'abaganga. Benshi mu bana batangiye batagira amarira nyuma y'ubufasha bw'abaganga bararira bagakura neza. Niyo mpamvu ari ingenzi kubyarira ahantu hizewe hari abaganga bashobora kugufasha. Nshuti zanjye, mwibuke ko kubyara ari urugendo, kandi urugendo rwose rugira ibibazo, ariko iyo rwiteguwe neza tugafata ingamba, niyo umwana yavuka ntarire hari byinshi byakorwa ngo akire cyangwa se abashe kurira ku gihe ubwonko bwe butangiritse, akazavamo umwana umeze neza nta kibazo agize. Murakoze rero cyane, ntimutambuke iyi video mudakanze subscribe kandi musangize n'abandi babyeyi.